tubahaye ikaze nanone kuri Banse de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Muri kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abadukora like, abakora share, abakora subscribe, n'ukuri turanyuzwe ku bwanyu. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri 4 abagabo bose banga, nta na rimwe bajya bihanganira umugore ubibakorera. Niyo mpamvu rero umugore ufite ubwenge hagaciro bino bintu uramenye, niba ukora bino bintu bihagarike, kubera yuko umugabo ntimuzabyumvaho kimwe, ntabwo azigera aryoherwa no kuba muri kumwe nukomeza kubikoraho. Ikintu cya mbere ni ukuri umugore ntibindeba, utazi kwita ku mafaranga, uri umuntu ukoresha amafaranga rwose ukuntu ubonye, kubera yuko aba yayazanye akayaguhereza, ntuwite kubara ngo ukoreshe amafaranga urimo kubara, wowe ukaryoherwa rwose no kuyakoresha. Hari igitekerezo kimwe, inkuru rwose nabonye, umugabo n'umugore barabanaga ariko batarasezerana. Umugabo agakora uko ashoboye kose akirya akimara, akajya akunda guhereza umugore amafaranga mu rugo. Buri munsi umugore akamubwira ngo amafaranga yashize. Umugabo arihangana, arakomeza rwose arashinyiriza, kuko yumvagamo amafaranga arenze ayo yakabaye arimo gukoresha. Reka none igihe kigera umugore amucaneho ati ndashaka yuko noneho tuva muri ibi ngibi dukore ubukwe. Umugabo aramwemeye ati nta kibazo, tegura, kora plan, kora budget y'ubukwe noneho turebe. Umugore yaragiye ajya iwabo, aragenda ajya gukora na gahunda na budget y'ubukwe ni wabo. Baragenda rwose bategura ibintu byose by'akataraboneka, amafaranga rwose bakora budget ya miliyoni 75. Noneho rero umugore araza abwira umugabo ati rwose nabirangije, nabiteguye neza, ndetse n'ibyibanze namaze kubikoraho. Yaragiye umugore afata amafaranga miliyoni 25 kashi azikura kuri konte y'umugabo kuko yabasha kuyigeraho. Aragenda atangira kwitegura ubukwe, agura ibintu bitandukanye, ahareza abantu bagomba kumufasha mu bukwe. Noneho umugore araza abwira umugabo ati sheri rwose gahunda y'ubukwe nyigeze kure, imyitegure nyigeze kure, ubu namaze gufata amafaranga miliyoni 25 nazihereje abantu barimo kumfasha gutegura ubukwe, barimo kwitegura ahantu ubukwe buzabera, imyambaro izambarwa, mbese ibintu byose nabikoze, harabura miliyoni 50. Umugabo arayakanura ati kutigeze unyereka budget wakoze? Ati rwose narabikubwiye, nta kintu wambwiye. Ati nakurebye ijisho nkwereka yuko ibyo bintu bidashoboka. Aramubwira ati rero uri umugore rwose, uri umugore wanjye tumaranye igihe, ariko ndabona yuko ntari umugabo ugukwiriye. Amafaranga ukoresha arenze kure yo nkoresha, ni amafaranga nagiye mbika. Miliyoni 25 zose wazividiye kuri konte, nari narazibikiye mvuga ngo nzazikoresha umushinga ubyara inyungu kugira ngo tuve mu bukode tubashe kubona inzu yacu. None rero niba wayakoreshe mu bintu by'ubukwe, ubukwe burahagaze, nge nawe urugo rwanjye nawe birangiriye ahangaha. Umugore asigara arimo kurira, amwirukankaho, amwinginga. Umugabo yahise abivamo rwose, aravuga ati rero unsubije ku isuka, ariko ntabwo nakongera gutangira ndi kumwe nawe. Genda ushaka umugabo mujyanye, ubasha kwemera kujugunyanga amafaranga uko ubonye, udatekereza ejo hazaza. Ibintu byose ukora urambwira ngo iwanyu. Birashoboka yuko aribo bagufatira ibyemezo, ariko ntabwo aribo bagomba kugutunga. Rero niba nta jambo mfite mu rugo rwanjye, ahubwo ukora ibyo iwanyu bakubwiye, nakubwira ngo subira iwanyu, kubera yuko uracyari umwana wo kwitabwaho. Genda bakwitaho uko nge sinabishobora. Umugore yicaye hasi ararira, yinginga umugabo aramubwira ati byarangiye rwose, nta gahunda mfitanye nawe yo gukomeza
kuko ntabwo ibi bintu nabivamo. Rero nshuti mukundwa wowe nkurikiye, hari abagabo benshi babona bino bintu, umugore arimo gupfusha amafaranga ubusa agure ibintu byinshi bitanakenewe bikangiza iterambere. Abagabo benshi baraceceka kuko babuze icyo bakora, ariko umugabo w'umunyembaraga ntabwo ajya yihanganira kino kintu. Kiri mu bintu rwose mubasha gupfa mugore mukarangizanya burundu rwose, kuko abona neza yuko kuguhaza bitashoboka. Akakubwira ati shaka uwundi mugabo waguhaza kuko nge ndabona bidashoboka. Rero nshuti mukundwa, uramenye utaba umuntu upfusha ubusa. Itoze gukoresha amafaranga neza, kandi witoze no kuzigamira iminsi y'ejo. Witegure no kuzigamira imishinga ibyara inyungu, nubwo utayikoraho ariko wafasha umugabo akaba ari we uyikoraho. Ikindi kintu cya kabiri abagabo kibakonjesha umutima rwose, kugeza n'ahantu urugo rushobora kurangira mugore utabashije kubyitondera, ni ugukunda kumubwira nabi ku bintu yakoze. Wowe ubona ko yakoze nabi kandi yabikoze mu buryo bwe. Ni bimwe umunyarwanda yavuze ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Ibyo bintu byose ubona yuko akora nabi ariko ari we ariko azi kubikora, uba urimo kumwangiza. Uko urushaho kumubwira nabi, ukamutuka, ukamuciraho se rimwe na rimwe, ukimyoza, biramukomeretsa. Nanone kumubwira nabi ku bintu atakoze, wenda we yabonaga yuko uwo mwanya kubikoramo bitari ngombwa, abiteganyiriza ikindi gihe. Mu gihe yateguye kitaragera akabyihorera, ugahora umubwira nabi, biramukomeretsa. Rero nshuti mukundwa wowe nkurikiye, itondera umugabo ibyo yakoze, ibyo atakoze. Mureka bikore nkawe, mubireka bikore muko yabiteguye. Nibura umusaba ibiganiro, umubaze ukuntu agiye kubikoraho, cyangwa se niba ubona bikubangamiye umwereke yuko bikubangamiye. Niba ubifite uko wabikosora, none umwereke uburyo ki wifuza ko byakorwamo. Kumubwira nabi buri munsi biramukonjesha, kandi umugabo ufite umutima ukonje amaso yahita araranganya mu bandi bagore n'abandi bakobwa. Rero uramenya udafungura umuryango umwerekeza mu bandi bagore n'abandi bakobwa urimo kubigirira ikino. Ikindi kintu cya gatatu abagabo bose banga kibakonjesha umutima ku mugore ugikora kandi atabahaye impamvu nimwe yo kugikora, ni ugukeka. Abagabo benshi uhora ubakeka ibintu batakoze, ahubwo urimo kubafungura amaso kugira ngo babashe kugira ibyo bakora. Umugabo umwe yari afite kampani akoramo, afite umusekreteri we w'umukobwa. Yari umugabo wiyubaha, atabasha kuba yaca inyuma umugore we, ariko uko atashye buri munsi umugore akamwatsaho umuriro. Kariya gakobwa singashaka hariya, kirukane. Kubera iki rwose? Ukuntu kaba kirebeshwa, ibintu kaba kigira, kubera ko yaba yageze ku kazi aho umugabo akora, umukobwa akamwakira neza amwenyura rwose. Noneho rero igihe kimwe umugabo ahubwo kubera umutima usuherewe yatangiye gufungurira umutima wa musekreteri we. Uko yajyaga mu biro akabunza imitima, agatangira ukabona yuko arakonje. Umusekreteri rwose akamubwira ati boss mbwira ngufashe iki? Aramubwira ati rwose umugore wanjye ntabwo agushaka hano, ibintu ntabwo biryoshye. Noneho rero umukobwa akamubwira ati rwose birumvikana, ariko rwose nkeneye kano kazi kubera yuko iwacu dufite ibibazo byinshi, nkeneye kubitaho. Umugabo yaravuze ati uzi n'ibindi. None yaratangiye yikundira wa musekreteri. Noneho umugore uko atashye, kuko umugabo yaratangiye no kwiga gutaha atinze, ari kumwe n'uwo musekreteri we, noneho bagakora mu ijoro, bagakomeza bagakora, bamara gukora rwose bagasangira icyayi cyangwa se bagasohoka bakajya muri restaurant ahantu. Amarangamutima y'umugabo arazamuka rwose uko umugore amucanyeho. Noneho umunsi umwe yazanye wa musekreteri mu rugo rwe, aramubwira ati rwose mugore waranyetse, watumye nkora ibintu numva ntakora. Nabonye ukuntu umusekreteri yabyitwayemo neza, angirira umutima neza, none rero amarangamutima yanjye yamugiyeho. Rero ndabona nge nawe bidashoboka ko twakomezanya muri uyu muriro. Ni byiza yuko wakwishakira uwundi mugabo ubasha kwemera gufatwa nk'uko umfata. Ihambira ibyawe ugende, umbwira ikintu cyose wifuza rwose ndakiguha, ariko umvira ahangaha. Uyu musekreteri ubu ngubu niwe tugiye kujya tubana kuko aranyubaha kandi ntabwo ama stress. Umugore yarumiwe, aringingiriza ati va ahangaha ugende.
ibya gutandukana nawe mu mategeko rwose ubwo tuzahurira mu rukiko, ugenda utegura ikintu cyose wumva wifuza mu bintu byose dutunze ahangaha ndakiguha, ariko nge nawe ntabwo bishoboka. Rero nshuti mukundwa wo nkurikiye mugore, uramenye utagira impano mbi, umwuka mubi wo gukeka umugabo, nubwo rwose yaba aguha impamvu zituma yuko wamukeka, uramenye ntukabimwereke. Uramenye niba utazi neza ko aryamana n'abandi bagore ngo ube wamufatanya igihanga, uramenye ntukamukeke, kubera ko numukeka uzaba urimo kumufungurira amaso. Ikindi kintu cya kane kigendana no gukeka noneho n'ugufuha. Noneho rero nukuba ubona yuko uwo mugabo wawe avugana n'abagore runaka cyangwa n'umugore runaka n'umukobwa runaka, aho kugira ngo utuze umubaze uti se muvugana iki, mupanga iki, ukarakara buri munsi bariya abagore bawe, ziriya ndaya zawe, ziriya nshoreke zawe ndaziyamye, none ugakora nikosa ukajya kuzishaka ukajya gutukana nazo, ubu musebeje. Iyo yari adafite gahunda yo kuguca inyuma noneho ahita akuraho akabikorera icyo. Kandi uzabicunge mugore, umugabo iyo yaguciye inyuma rwose ku mugaragaro nta kintu wabikoraho, abikora ku mugaragaro akagira ibiro bya kabiri ubireba, noneho na bya bintu byose yaguherezaga ukabibura, akajya bishyira wa mugore cyangwa se wa mukobwa urimo kumuhereza umutuzo utarimo kumuha. Rero nshuti mukundwa, nushaka kugira amahoro n'umutekano mu rugo rwawe, irinde bino bintu uko ari bine. Irinde gufuhira umugabo, irinde gukeka umugabo ataguhaye impamvu. Niyo yaba yaguhaye impamvu cyangwa se mo kimwe yanagiye da binagaragara, kubimubwiraho nabi nta kintu bihindura. Ahubwo niba uri umunyembaraga koko, wigira ikintu bikoraho, wimubwira nabi, ahubwo nk'umunyembaraga fata utwawe umubise agumane nabo bagore be. Kumushinja abagore, kumucyurira abagore nta kintu biraza guhindura, niwe bikomeretsa, kandi uko urushaho kumubwira abagore be arushaho kujya kubareba. Rero nk'umunyabwenge icecekere, niba uzi ko nta kintu wabikoraho, niba uzi ko utenda kumureka, bireke umwihorere. Itondere gupfusha amafaranga ubusa, abagabo benshi ntabwo babishyikira iyo ari abanyembaraga. Itondere kubwira nawe umugabo cyangwa se kubwira nawe umugabo ku byo yakoze cyangwa atakoze, kubera yuko uramwangiza bituma umutima we ukuvaho. Rero abagore mugira ubwenge, kwirinda biruta kwivuza, muramenye. Ese hari ikindi kintu ushaka kuba wambwira mu byo ntavuze? Nyandikira muri comments. Niba uri mushya kwica no kwa like, kwa subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Yari igiciro kwana namwe, nakumwe na Dorothée Uwimpuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.